ubwo niriye kosa nakora ryatuma unca inyuma kunyima ni umutwe nyine mutwe tu ese wimye nk'icyumweru ntabwo icyo cyumweru wakihangana cyo ntakihanganira ariko hari igihe umuntu kuriya body language iragatsindwe n'Imana ariko hari igihe umuntu akwima ubona ana ari sexy hari umuntu ukwima kubera ko ukabona nyine nta mpamvu n'imwe afite yo kukwima ari byo byose ufite aba ex right urabafite ni iyihe relationship yawe yamaze igihe kinini cyane ukavuga ati uyu mukobwa twamaranye umwaka imyaka 2 imyaka 3 umukobwa twakundanye imyaka 6 oya se kandi oya imyaka 6 oya ni nk'iyo myaka noneho ubona ari myiza ku bakobwa kuba bashakanye abakobwa kuba bashakanye n'ubwo 25 27 n'umunani buriya nama hari igihe uhubuka kubera pressure mumeze gutereka nizere ko mumeze neza ahantu hose muherere amazina yanjye nitwa Uwababyeyi Sonia and welcome back to my YouTube channel. Anyway, nkuko mumaze rero iminsi mubibona mumaze iminsi mubona ko ndi gukora ibiganiro bitandukanye bijyanye na relationship. Ni content nazanye kugira ngo tumenye abantu baba star cyangwa se n'abantu batandukanye ibitekerezo byabo ku bijyanye n'imibano by'umwihariko muri relationship, ubwo no kuvuga mu rukundo, mu guteretana, mu kubana, something like that. Uno munsi rero tugiye kuganira na Yampano Waboy. Anyway, uno munsi ndashaka kumubaza ibibazo bigiye bitandukanye kuri relationship. Ndashaka ko tuza kumenya Waboy ese afite umukunzi cyangwa se afite fiancé cyangwa se afite umugore, nkuko abantu benshi bagenda bivuga banavuga bati afite n'umwana. Ese koko byaba ari byo? Ese koko uyu musore tubona Yampano afite uwo mukunzi cyangwa se uwo mugore? Ibyo bintu nabyo muraza kubimenya muri iki kiganiro, ariko by'umwihariko ndashaka kumubaza opinion ye ku bantu bacana inyuma. Ese kuba umuhungu yaca inyuma umukobwa biterwa n'iki? Kuba umukobwa yaca inyuma umuhungu biterwa n'iki? Ese we nkaho Yampano byari byamubaho ko aca inyuma umukobwa bakundana, cyangwa se byari byamubaho ko umukobwa amuca inyuma? Ese biramutse bibaye Yampano yamubabarira cyangwa se Yampano yemera ko uwo mukobwa agomba kumubabarira mu gihe yamuciye inyuma? Ntucikwe rero, niba utarakora subscribe ndagusabye ubanze ukore subscribe, ndabakunda cyane. Muze rero tujye kumubaza uko abyumva. Usimari ndi mu rukundo ndi mu nzozi, aho runjyana nihongana icyakwereka uko rungana. So nkuko namaze kubibabwira rero, aka kanya ndi kumwe na Yampano, muri kumubona. Yampano, hi. Makuru yawe ni sawa, umeze neza? Ameze neza cyane. Nanjye meze neza cyane. Yampano, ndashaka kukubaza, what's your current relationship of the kind? Like uri mu rukundo, ufite iki, ufite chérie, ufite fiancé, ufite umugore, ufite fiancé. Yama uba wumva ari ibyari noneho wowe na fiancé wawe mugomba guteretana kugira ngo mubane? Ibyo turimo ubu muri gupanga ibintu. Okay, urumva bizasaba imyaka ingahe cyangwa se igihe kingana gute kugira ngo umwemerere ko aba umugore wawe? ntabwo mbizi pe. Wumva umusore w'i Kigali cyangwa se umusore muri rusange akwiye gushaka afite imyaka ingahe? Igihe wenyine yumve ko abifitiye ubushobozi, afite izo mbaraga zo kubikora, yabonye umuntu wo kwizera agomba gukorana nawe ubwo bukwe, igihe abishakiye nyine niyo yaba afite imyaka 40. Numva nta myaka. Uba wumva nta myaka? Icya mbere ni ubushobozi. Yego, n'ubushake. Ibyo ari byo byose ufite aba ex, right? Yego. Urabafite? Ni iyihe relationship yawe yamaze igihe kinini cyane ukavuga ati uyu mukobwa twamaranye umwaka, imyaka 2, imyaka 3? Umukobwa twakundanye imyaka 6. Oya se kandi oya imyaka 6? Oya umuntu aramutse kubonye gutya yavuga ati nyine uyu musore ni nk'aba bandi bose tugenda tubona, ntabwo yabasha kugumana n'umukobwa igihe kirenze amezi 6 cyangwa se amezi angahe. Oya njyewe imyaka 6 kabisa
nditumara 4. Wow. Ntabwo usanzwe, ntabwo nari nzi ko ushobora gukundana n'umuntu igihe kirenze. None se ntabwo wemera ko igihe kibaho ugahaga umuntu ukumva utakimushaka? Bibaho, ariko biterwa buriya abantu bakundana banumva bakarebanyeho, banumva nta wagasize undi. Iyo ndasize undi haba harimo ikibazo gikomeye. Rero gusiga undi ndi kuvuga mu myumvire, mu migirire, mu mikorere. Iyo hagize umuntu buriya niko abantu bateye, yaba ku muhungu yaba ku mukobwa, yagize umuntu usumba undi kuri level, none akakurusha akagusumba nka kanga, aba yagusize aba yakwanze. Niho bihera mu myango gusumbana. Uretse gusumbana se ubona ari iki kindi umuntu yakora, umusore cyangwa se umukobwa yakora kugira ngo relationship ye irambe? Nkuko nawe wabigenje ibihe banga. Cyambere no kubahana, ikindi ukabona ko abakobwa bose ari we bakomokaho. Abakobwa bose ari we bakomokaho. Ni ukuvuga ngo ari uri on top bari. Ari nyine abandi ari copy ya, ari we original, abandi ari copy. Ukabona ko ari we miss w'abo bakobwa bose. Okay, ikindi kibazo. Wabasha gutereta umuntu udafite amafaranga we nk'ayamana? Je ntayafite. Ntabishobora. Abasore benshi kuri ubu baravuga ati sinatereta nta mafaranga, ntakibona amafaranga aricyo kintu cya mbere muri relationship. Ntabwo amafaranga aricyo cya mbere, ahubwo nkeka ko iyo uhuye n'umukunzi mwiza, mufite intekerezo nzima, mufite ingamba, mufite gushyira hamwe, amafaranga araboneka. Keretse iyo umwe muri mwebwe adakunda undi, undi yagukundiye ayo mafaranga cyangwa kubonamo kuzayagira. Abantu bagira imibare myinshi itandukanye. None se nk'irihe jambo ni ikihe kintu cyatumye wowe n'abo bakobwa mutandukana? Imyaka 6 ni myinshi, imyaka 4 ni myinshi, noneho ni ikihe kintu umuntu aba yarakwihanganiye kenshi, yaragufashije kenshi, ni ikihe kintu noneho cyahise ni iyihe red flag yawe yise ituma? Ikintu cyatumye dutandukana ni uko narebaga igihe dukundanye, nkanareba urugendo ufite, nkanabona nawe urugendo afite, nkabona ahita nshyira kuri pressure yo kumugira umugore, kandi kuko nkabona biranakwiye bitewe n'igihe tumaranye, ariko nkabona biraza kuba inzitizi. Nkamugiyewe nkamwicira nkamubwiza ukuri, nkamubwira ati imyaka ugezemo ubonye undi ntari wiboneye muri tayari n'abana, kubera ko njyewe sinshobora nyihanganira, kandi nanone ntawamenya. Ariko wowe ubonye undi uri tayari, cyambere cyo nuko ngukunda, nawe ukaba unkunda, ngaho hasigarana kubahana. Abo bakobwa iyo bakwihanganira, sibyo? Wabasha gukundana nabo imyaka 10 ukavuga ati nyuma y'imyaka 10 nibwo ngiye kugira umugore? Ikibazo ahantu kibera rero, hari igihe ukundana n'umuntu afite imico myiza, noneho ku mwaka wa nyuma umwe ukumva cyangwa amezi 3 agahindurwa wenda n'umuhungu bahuriye mu ahantu, akamubeshya iyo amezi 8 umwaka, agahita asanga agereranyije ni wowe wari ufite gahunda kurenza ubu, agashaka kugaruka, kumbe wowe umutima wawe waramaze kuzinuka, bigatuma ibyo bintu bihita nyine mushwana burundu kandi bitari bikwiye. Ni nk'iyo myaka noneho ubona ari myiza ku bakobwa kuba bashakanye? Abakobwa kuba bashakanye baba bakundanye, like ngende umukobwa wenda tuvuge mfite imyaka 20, ubona ari byiza ko uwo mukobwa w'imyaka 20 ashaka? Nubwo 25 n'itandatu, 27 n'umunani buriya nama hari igihe uhubuka kubera pressure. Mbega umukobwa igihe cyiza cye cyo gushaka ni ku myaka 25, 26, 28, 29 abatangiye gukorera kuri pressure, agashiduka wenda ashatse ahubutse kubera yuko ari kugendana n'ibigenda. Wowe ngo twigende nawe aragiye. Washakana se n'umukobwa ukuruta? Yego. Ntabwo waba ufite ubwoba se bw'uko wagushyira kuri iyo pressure cyangwa se akagukontorora? Yewe icyambere cyo ngiye mu rukundo niho umuntu avuga ati uyu ni wengi, urabona hari icyo wamaza ko nkwiyeretse, yambwira ngo ndakibona nakikumaza, okay ngaho nkoresha. Uri umucuzi, yewe ndi icyuma cy'agaciro, ngo nkoramo ikintu cy'agaciro nyine, kuko uri umucuzi, ngaho ncura. Ikibazo cya nyuma, gucana inyuma, wemera ko byatuma njye nawe tubaye dukundana dutandukana? Nubwo nakubabarira, kubera ko
ariko wowe unciye inyuma we expectinga ko nakubabariye ntabwo naguca inyuma nanabikubwira expectinga ariko ko nkubabariye ntabwo kubikubwira nkavuga ati amakosa n'ayawe byapfiriye ahangaha nabikoze umbabarire cyangwa ubireke ubwo ni irihe kosa nakora ryatuma unca inyuma kunyima ni umutwe nyine nk'utwo tu ese wimye nk'icyumweru ntabwo icyo cyumweru wakihanganira cyo ntakihanganira ariko hari igihe umuntu uriya body language agatsindwe n'Imana ariko hari igihe umuntu akwima ubona ari sexy hari umuntu ukwima kubera ko ukabona nyine nta mpamvu n'imwe afite yo kukwima wowe vipi kuri kunyima kandi mu mubiri muri tayari n'ikindi umusazi ni ukuvuga ngo kuba njye nakwima nicyo kintu cyatuma ucinya nahita nguca inyuma delete anyway ngira ngo rero murabyumvishe ya mpano urakoze cyane Imana iguhe umugisha murakoze nawe thank you yes ngira ngo rero mwabyumvishe ikiganiro cyiza cyane tugiranye na ya mpano Waboy tumubajije ibibazo bigiye bitandukanye bijyanye na relationship nk'uko nari nabibabwiye rero mbere atubwiye ko umva we mu buzima bwe adashobora guca inyuma umukobwa gusa yamuca inyuma bitewe n'impamvu zitandukanye harimo ko uwo mukobwa yaba yamwimye which is very hilarious. Ese koko nawe niko ubitekereza waca inyuma umukunzi wawe kubera ko mutakoze ibyo bita imibonano? Anyway, nuko nguko rero we abyumva nawe ufite uburyo bwawe ubyumva, mushobora kuba muhuje cyangwa se mushobora kuba mutandukanye mu mitekerereze. Niko isi tubayemo itwigisha, ntabwo waba kimwe nkanjye nanjye ntabwo naba kimwe nkawe, by'umwihariko mu bintu bijyanye no gutekereza. Amazina yanjye nitwa Uwababyeyi Sonia Lola. Thank you so much for watching my video. Imana ikomeze ibahe umugisha. Ni mutarakora subscribe wibuke gukora subscribe. Ndabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde.